nongeye kubasuhuza bakunzi ba Saibu TV. Nejejwe no kubana namwe dore turi mu ntangiriro y'umwaka, mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Ubu rero namanutse mu majyepfo, bundi mu karere ka Huye, aho nasuye wa mushuti wanyu mwakunze cyane witwa SAMUSUNDI. Wa mugabo umwe Shadibu yemereye telefone, ibyo tugiye kumenya nimba koko Shadibu yarigeze kuyimuha. Murabumubona kuri kamera, afite umugore ariko mana yanjye. Umva, noneho SAMUSUNDI muri uyu mwaka kabisa ameze neza, yitaweho kabisa. SAMUSUNDI tuguhaye ikaze kuri Saibu TV. Nabasuhuje. Ngiye muvugana nitwa Claude, nkaba ndi umunyamakuru wo kuri Saibu TV. Mbahaye ikaze rero kuri Saibu TV. Kunda cyane ndabashuhuje kubera narangije umwaka mbona ndawuhonoye neza. Ari Roviyo kunda cyane. Natwe twifuje kuba twaba tugarutse dutangiye umwaka mushata, tukaba tugarutse mwonye kutubona kuri isi y'abazima, kuri isi ya dunia. Turishimye cyane, tutangiye umwaka neza. Nawe ugeze arwara zinovite, wagwara ibicurate, nimugire ngo ni muri gicurate, reka ubu turahumuye ku mwuka w'abazima kubera n'isa. Ari Rovi murebe mukande kuri Saibu kuri iyo channel, murebe mwongere rwose twongere tubagate kuta cyane SAMUSU amajye ngo ndumukobwa ariko nda telefone bingana guca bijyamo ukagushamo muri swandi ugagura mu bya yitu ukayitureba. Ari Rovi kuta cyane tuganire turadesherewe cyane na cyane ari Rovi. Yego. Ariko muri Amerika babibona Ubufaransa mu Burandi nagaro muraye utabyumva ntabwo babyemere kuri sheri wanyu tugomba kubana. Ushukusunye umutima w'ururimi uje kuvura turimo turaganira. Twabasuye aho basigaye batuye. SAMUSUNDI asigaye atuye mu nzu nziza cyane. Bamwe mwamukunze nubwo dusanze avuye ahantu ngo yaguze ngo umurima, ngo asigaye ngo yoroye inka n'ibiki. Ariko umugore nangagira ufite iki? Nani ngurube ngira. Wari ufite iki? Ahantu twabaga urabona twabaga ahantu mu mataba, ariko bitera ayo mataba twabagamo twaje gucumbika, turanacunditse. SAMUSUNDI ngenda nashaka kukubaza ikibazo nshaka kukubaza ni nani ngurube fite, nani ubushize nani ufite dufite inkoko imwe, subiziko dufite inkoko okay ni yarayimenya amagi yayo. Dufite inkoko imwe agira ngo tuzayihore itere. Ndashaka ko ubwira abafana bawe noneho bahuze bambaza ubushize ubwo twagusuraga, tugusura ahantu wabaga bwa mbere hari inka wari uzifite, wari ufite n'ingurube. Ese izo ngurube nizo mwariye kuri bonane, baziriye kuri Noheli? Tusobanurire. Okay, bonjour fata habari yuti farini fete yuti. Izo nka wabonaga zarindagizo bene zo baze kwimuka barazijyana. Okay. Noneho rero uzana none ndabona noneho si umugore ufite n'imisi kabisa. Ahubwo n'umurobero ho cyane. Oya narobye. Utamukuraho n'iryo rangi ba. Oya narobye pe. Uzara mu kukinyo. Udatuma ngira uco bitumushadarira mbabarira. Ibyo bintu bikorerwa mu buriri ntabwo bikorerwa kuri kamera. Ako ajye wihisha agaciro uje kusomera guca. Bakunzi ba Saibu TV rero turi muri show hano kwa SAMUSUNDI mu rugo. Yaje kunyereka umusheri we, afite umugore mwiza, muri kumubona kuri kamera, sinzi niba mutarimo muramubona. Ni umugore mwiza cyane, urabibona nawe kuri kamera. Muze kuduha comment murebe uyu mugore rwose SAMUSUNDI. Noneho n'ubwa mbere anyeretse umugore we, noneho kuva aho twamenyaniye. SAMUSU, ndagira ngo utubwire
niriye banga ukoresha ugiye guhitamo umukobwa muzabana cyangwa se umusheri ngo ni irihe banga ukoresha irihe banga iyo ugiye noneho tuvuge ngo ungewe ngo ni irihe banga ukoresha irihe banga ukoresha ibanga rihe iyo ugiye guhitamo umukunzi wawe cyangwa se umucundi amera gute umusheri wawe umuferi se umuferi ndagukunda arikundiro I nanzitizi ushobora kuzaduca inyuma oya Samusundi asigaye avuga icyongereza arimo arasubiza ngo love you too ibintu nk'ibyo urumva yuko asigaye akomeye cyane ameze neza muri make bamwe mwibazaga ko Samusundi ahantu yagiye ese yagiye hehe se sinzi nyine ukuntu mwajyaga mubitekerezaho Samusundi murabona ahantu asigaye yibera abari kumwe n'umugore nk'uyu nguyu mu minsi n'uyu nguyu bibanira asigaye afite akanyamuneza gateye ubwoba cyane wagiye kakunyanga ariko sheri tugiye tunabigaragaza ko mukunda murabibona cyane urugo rwabo rurishimye sinzi niba hari icyo ushobora kuba wababwira watwandikira muri komenti ukatubwira nzi ko mwari mwarambajije ngo ese Samusundi asigaye aba hehe nguyu rero namuzanye ubagiye kuzajya abari kuri Saibu TV bari kumwe n'umusheri we ngaba rero twabazanye ubu bagiye kujya baba bari kuri live kuri Saibu TV n'ubu turi live muri we mu rugo agiye kunekera ubugari cyane n'isosi ngo agiye kunekera ngo agiye kunekera isosi ngo ubwo agiye kunekera n'ubugari sinzi ubwo nyine muraza kuba mubibona mukomeze ngire ngo nyine muramwumva Eric rero cyangwa se mwamenye kuri Samusundi ubu ngubu abayeho neza afite umugore mwiza ufite umugore mwiza se honese umugore ari kabondi iri mu rugo hari pagasitandi hari ubuze meze neza gutera oya nawe rukavugomeza oya ngewe uko kumera neza se oya rukavugomeze neza ahubwo jya kumahira uko mbibona mu basundi ngabakorera ngabahereza bakama amafaranga atari muzi yagaturuvizine fuga turubiswasate wita sinaguzemo urabisi ko nta kintu aha honese sinanyaguje uburabo faraba bw'uburyo nagira hari nimbura nuko nimenginga kwitari sinanaburaye sengera ngira ngo muramubona umugore we muramubona mwese murabona igisuko ahagaze ubwo kumwe ngujye guhaza ubwo amafaranga yaranga Samusundi aba yahebye ngira ngo murabibona nyine namwe murabona igisuko umugore ahagaze abantu musanzwe mwisukisha murabizi kabisa ntago iki gisuko kirahenze ngira ngo murakibona neza murabona ko Samusundi rwose ameze neza ahubwo shaka amafaranga kujya gusukisha ubona bitashaje se uzashyiraho matirende nagiriro uramenyemere se sheri bazakurwa oya ntabwo bazakunwa arashishije siko mukunda se umugabo ubundi ubuzima bwawe bwose butuma dorara ubwinjira urabyemera ko ukunda se basi doranga oya oya ni igitsina kiba cya dore kubera umuvuduko kandi nukanira ubushagara bwinshi akurajya no kumahira dore ubugari bwanashise ndashaka ko mbona uyu munsi sibyo nimbura ari ahantu ugiye gushakisha amafaranga nta kintu kirimo kandi urabona ibyo twaduteguriye abashyitsi to nari mfite 300 tutaravamo iki ahubwo reka nkwereka ari ukwambara ubu wishyuye ko nakwambara ubusa se oya wapi ariko ntabwo wakambara neza ntabwo uraye to hari mfite gahunda kugira ngo muri ayo 300 sibyo ugende uyakoreshemo usigiremo senka igiceri chidara chiri kuzira janyesi
igiceri cya ahubwo nshakira 5,000 byo guhaha bika kumbwa amafaranga tubaza hajya ubwo nkora akazi ndi umusheshero doti ndi umwenjeniyeri ndi veterineri wawe ukingira abarwayi akabavura indwara zose zishoboka zo kuri isi ziterwa yenda na za rubagimpande za dobarete ubona ngegera akazi wa mugore we uko bimeze rero ntabwo uri bwongeye kura unurese ndaryama sinzere kandi ubizi ko nta reka mwere nta bushobozi dufite mu reka mwere nuko nta bushobozi dufite ntabwo turi bwegerane bakunzi ba Saibu TV ubu turacyari live kwa Samusundi mu rugo nyine turimo bari kutuganira iyi ni story uko mu rugo biba bimeze nyafite yewe najya nkuzanira ubundi ugashigisha n'igikoma cya sotoma ugateka icyo cya tangabizi ukanyihera nk'intera nkumva ko merewe neza none akazi se ko namaze iminsi n'akazi ifite ubwo urarara inyuma yanjye rero ntabwo turi burarane kandi ubizi neza ko nabwiwe n'ejo bundi aribanga wambwiye igihe cyose ngo natahashye kuzajya unera amatangi ubwo nta kibazo ubwo ni ukuvuga aho ni ukujya urara inyuma y'uburiri mwese ubwo urumva nyine narana nawe kandi ubizi neza ko nta mafaranga ufite twaburaye urabizi ko amufori ubwo ni ukuvuga ngo ubwo nizajya mbana nabonye agakoroto nzajya njya kuduha ubwo sinizajya mbona natayabonye uzajya urara inyuma yanjye unera amatangi ariko mani ishobora byose akushira ubizi ko ngukunda subizi ko ngukunda ndanarataye umudoro utazihandanira mu bibazo mu bibi no mu byida ndanarataye ubu reta nk'ubu bisenge nzaburara bivemo tuvandura ibyawe dose aka kanya se murashwanye reka tudashwana ndazadara inyuma y'amatangi ubu nuko natahashye se none se ubu mugiye gushwana kubera ko nabasuye birandabaje binaniye n'umushonda binaniye n'adahinda biranandabaje cyane urabizi ko ntabanga ibyo twari dufite byose umva Fabio notarananiye ngewe shoti umva Fabiola ariko urabizi neza ko atahashye Fabiola ngewe noto ngewe birananiye ngewe reka mwereka kanadiye oya nta mpamvu yo gushwana biranambabaje we ngewe niba natahashe uzajya ufata sheri nawe ntukamere sinigeze gukinuma aho bashyushya bya byose tubisangire yewe ni dukeya ariko tu mane sinirifu bibebe we byo nibicyo usiga witera narakubwiye n'ubu ahubwo ndashaka kuba mwiza ndashaka kuba mwiza uzanunga se nambaye ubusa cyangwa ntameze neza uteneye mariya domeze ngahe 10 pega nduniwe Eric Samusundi ese wibagiwe kuri live urimo uraserera umugore mwiza gutya muri guserera live kuri YouTube bari kukubareba kuri Saibu TV ariko mwari mwabyibagiwe okay noneho weme kuzigorora agiye ukajya ureka kumpaza ibi ni byinshi cyane oya ntabwo nzongera sheri ubukene n'ubukire biratandukanye kumvikana nyine hatejo none nimba tubona amafaranga nakugura ibitenge nakugura n'imiduru 3 yagashuba tu naguzabyakira kandi shaka real rebande ngora muri magazine rebande se ntabwo nishaka ndishaka real rebande na rubana rahari nimba wumva amafaranga nyafite kandi kwambara neza nshaka kwambara neza dushaka tubaho neza njye nawe Samusundi rero sore wakobo yarakojeje munego arakurobe Eric ndashaka ko
uganiriza abafana bawe bari barakubuze pe kabisa bamaze iminsi bakwishyuza kabisa kunda cyane banyita Samu mutagira ngo kufite igitsina nk'icyagore kare ni bya telefone bavuga ngo bya SAMUSUNDI bingana gutya ukaguramo miriswa n'ubundi ukashyiramo ukaguramo ibya yiti ukareba ku mbaraga mbuga kuri Facebook ubu twagoze turi taci noneho babwire bagukurikirane kuri Sayibu TV mukurikirane kuri Sayibi kuri TV mukurikirane kuri Karayibi kuri TV bayita ngo iki bayita Sayibu TV karibu CV bayita City ni Sayibu TV babwire bazajya bagusanga he kurikirane kurebe kuri karibu CB dore mu murero n'agaje no butaci ari kumwe na nyiramari n'uburyo ukabarira kandi ibyo twigirije ko ukanishe ujye umbabarira murabibona ko nashitane wikuza gukoza ikiganza hari ahantu uyu wikoze jodori maboko murabizi neza ko muri live kuri televiziyo Sayibu TV kuri televiziyo Savu Ribu ubu naranyerera ubu ni mu buzima yebaba we ukuzi ifi yoga amazi wandobye neza sibona hari umugore mwiza gihe gikikugara kukubona umutima nyawe simwera kuko igico Iskuru nanye mukunda. Birazwi ariko ko mbona basaba zakorwa. Kinarirope kakubisa amazi. Yatajya gukubita mu ikirahure muri porozizwa. Kandi naguca inyuma se urumva byakunda sheri. Uriya nuwa mushuti nyine twe turi kuganira tu. Yesu we yakubiye none se ko nabonaga yari yatwawe dore umutima dore wari umeze gucunga. Ntabwo naguca inyuma birazwi neza ko ntaguca inyuma shiri wanjye. Shira ndiyo njyamye rero. Mba numva re byashuda cyane. Gakujyana we. Sawa tubasezeho ku rucundo ari Rovio. None se ubasezera kaganya. Oya njye mfite ikibazo ngomba kukubaza. Ndagifite kandi gikomeye. Ntago ugeze ari nuje kwirutiraho. None se kubera icyo kwari igihe ushobora kwirutira ugasanga ipatro yawe ihindutse amazi gusa. None se kubera icyo utansubije. Nakubajije ngo niki ugenderaho ugiye gufata ngo ugiye guhitamo umukunzi cyangwa se umusheri wa Firante. Ujya guhitamo Firante niki wagendeye kuki? Ariko se ngo ujye kumbaza ujya kundogora undogora kwa nini gihe cyo nakumukundira ikimana yamitiyemo kandi dore ubwo ndakubwiye kandi niba ushobora kuba wanashuta umbabarire ubwo bushute busubireyo ukure y'amasozo gore umutima ariko twanigomanira twanigomanira kwango ki twanigomanira kigendera nganigumanira nigendera ngoki ega manura nibimo twakigumanira cyane mu rugo akiri papa kayuba giseke mu rugo nimba ari uko bo waje gushubatu ubwo abana nawe bindi sinabaye neza ariko urabibona ko nyine kazakugura imbuti ebyiri ndendere Eric Samusundi ubwo nagira ngo ni iki kintu wabwira abantu bagiye bazajya bagukurikirana kuri Sayibu TV ese bizajya binyuraho ryari ni kuwa kangahe ni ku cyumweru wari twakomeje ko ari ku cyumweru ariko uzajya uri gutwika kwihe topic ni filime cyangwa se ni ikiganiro ni interview cyangwa se ni filime mugiye gutangira kunyuza kuri bisa murakoze cyane
Samusundi azaza akora filimi z'inyarwanda, noneho nyuma ya filimi hanyuriho komedi ya komedi isetsa isi yose kunda cyane Samusundi. Ariko nabyo ngo ndumukuba mu mbabare kare mama ese ugomba kare usheri wajya upfugira ibintu ari nabihishe mu gihuza gitsina ariko nta kibazo. Ese kumbona ese filime yitwa Nkuba niyo uzajya ukomeza gukinamo ni ya yindi mwakoze yindi ni amanage wanjye uwo bita Nkuba. Ubu ni filimi ya Nkuba tugiye gukora icyo bita filimi murebe uyu mwaka ibyo tugiye bihangana no tugiye kuzama filimi ziryoshye zishute noneho nyuma yabwo komedi kabisa dore du sewe akosheri usko wanibagiwe niwe hoya. ngaho rero bakunzi ba Sayibu TV ndabasezeye nabagejejeho Samusundi wanyu mwakunze. Ubu akaba agiye gutangira ngo gukina muri projet yitwa Nkuba series, ikaba izajya inyura kuri Sayibu TV buri cyumweru babatamo. Muri kubona n'umugore ukuntu ameze, sinzi nimba hari ikintu afite cyo kuba yababwira. Ni mushyashya muri iyi mihanda ndibaza, ariko nawe ni umusitari ngire ngo muri kubibona. Ese ndashaka kukubaza akantu Madamu Eric, ndi kubona hari ikintu ndi kwibonera kameze nawe barimo barabibona. Hari ikintu bita hari ikintu muri kubona hariya ku kaboko, sinzi niba muri kubireba neza, batwegerezaho kamera. Muri kumubona mbese nyine murebe, murabona Samusundi mbese yaguye hashyashye. Reba nashaka kubaza iyo tatuwaje ivuga iki? nanditse mashiri wanjye nikundira. Ikindi wabwira abakunzi ba Sayibu TV cyangwa se abagiye kuzajya bakubona kuri Sayibu TV muri filime igiye gutangira ni iki? Uko uzajya ukinana n'umugabo wawe, ni iki kintu wababwira? Uzajya nkinana na sheri, uzajya dukinana n'umugabo wanjye. Ni umugabo wawe nyabyo bya live nyine, ni ibya nyabyo. Agira ngo ujye kuzakinyuma ntabwo nagucinyuma kugira okay. Urabizi neza ko bizavamo. Kodi nataribu ihari mube muretse. Turabakunze cyane. Okay. Turabakunze, nanjye banyita Soso, ni sheri wanjye nkunda. Mwakoze cyane.